Alfred Binet yavukiye mu Bufaransa ku itariki ya 8 Nyakanga 1857 mu mujyi wa Nice. Yitwa Alfredo Binet ku izina rye ry'ivuka cyangwa se nyine bamwise avuka. Se yari umuganga naho nyina akaba yari umuhanzi. Ababyeyi be baratandukanye, batandukana akiri muto, bituma yimukira i Paris ajyana na nyina. Uyu Binet niwe wateje imbere igeragezwa rya Binet and Simon, ryari rigamije kumenya neza abana bakeneye ubufasha bwihariye mu mashuri. Amanota kandi ya IQ yabarwaga hashingiwe ku kugabanya imyaka y'ubwenge mental age ku myaka nyakuri chronological age, hanyuma bigashyirwa ku ijana. Binet rero yizeraga ko ubwenge atari ikintu gihoraho kandi ko udashobora gupimwa neza n'ikigereranyo kimwe gusa. Igerageza rye kandi ryagize uruhare runini cyane mu iterambere rya psychology, ariko ryanakoreshejwe nabi cyane cyane mu ngengabitekerezo ya eugenics turibuze kurebera hamwe. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho buri wa kabiri w'icyumweru, tukagaruka ku mateka y'abahanga babayeho cyangwa se ibyo bagiye bandika cyangwa bahimba. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuri Alfredo Binet, Alfred Binet ndetse n'amateka y'ipimwa ry'ubwenge IQ. Turasesengura neza psychology cyangwa se imitekerereze ishingiye ku masomo ndetse n'uburezi. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychactor kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabashyiriraho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ngiye ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist, mbahaye ikaze. Ku buzima bwe bwa mbere, Alfred Binet mu 1878 Binet yarangije kwiga amategeko, ateganya gukurikira inzira za se akiga ubuvuzi. Ariko nyuma yo kwiga science muri kaminuza ya Sorbonne yaje gushishikazwa cyane no kwiga psychology cyangwa se science yiga iby'imitekerereze. Hanyuma atangira kwigisha, asoma ibitabo by'abahanga nka Charles Darwin ndetse na John Stuart Mill. Alfred Binet yatangiye akazi ke mu bitaro bya Salpêtrière i Paris, ayoborwa n'umuhanga Jean-Martin Charcot, aho bakoraga ubushakashatsi ku gutwarwa n'ibitekerezo cyangwa se bizwi nka hypnotism. Nyuma y'igihe ubwo bumenyi bwaje kunengwa cyane n'ubushakashatsi bwa siyanse, bituma Binet ahindura icyerekezo. Binet yaje gukorera muri laboratoire ya psychology igerageza, aba rero umwungiriza w'umuyobozi ndetse n'umushakashatsi. Mu 1894 yagizwe umuyobozi w'iyo laboratoire, akomeza izo nshingano kugera apfuye mu 1911. Binet yaje kwibanda cyane ku iterambere ry'abana n'ubwenge, akenshi akoresheje ubushakashatsi yakoraga areba abana be bwite. Nubwo yakoze ku nsanganyamatsiko nyinshi, izina rye ryamenyekanye cyane kubera ubushakashatsi bwe ku bwenge cyangwa se intelligence. Igeragezwa rya Binet-Simon cyangwa se the Binet-Simon test naryo ryagize uruhare cyane mu kuzamura no gutumbagiza izina rya Binet. Guverinoma y'Ubufaransa yigize gusaba Alfred Binet gukora ikigereranyo cyafasha mu kumenya abanyeshuri bafite ibibazo by'imyigire, bityo bagahabwa ubufasha bwihariye mu mashuri. Afatanyije rero na Theodore Simon, Binet yakoze urukurikirane rw'ibizame bigamije gupima ubushobozi bwo mu mutwe, atibanze gusa ku bumenyi bwizwe nk'imibare cyangwa se gusoma, ahubwo ku bindi bintu nko kwitondera ibintu attention, kwibuka memory cyangwa se gusesengura ndetse no gutekereza reasoning. Ibyo rero byaje kwitwa igeragezwa ry'ubwenge rya Binet and Simon. Uko amanota ya IQ yabarwaga, amanota ya IQ yabarwaga gutya: bafataga imyaka y'ubwenge bakagabanya imyaka nyakuri, hanyuma bagakuba ijana. IQ y'ijana rwari urwego rusanzwe, naho hejuru y'ijana
ubwenge bwabaga buri hejuru y'impuzandengo, mu gihe hasi y'ijana ubwenge bwari munsi nyine y'impuzandengo. Gusa nyuma Lewis Stellman wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye iryo geragezwa cyangwa se icyo kigereranyo, agerageza kurigira rinini, aryita Stanford Binet Intelligence Scale, rikaba rero rigikoreshwa na magingo aya ngaya. Nubwo intego ya Binet yari ugufasha abana, igeragezwa rye ryaje gukoreshwa mu buryo butandukanye n'icyo byari bigamije, ryifashishwa n'abashyigikiye ingengabitekerezo cyangwa se ikibazo cya eugenics. Iyi ngiyi ikaba yari ingengabitekerezo yizeraga ko abantu bashobora gutoranywa hashingiwe ku bwenge cyangwa se ku miterere y'irondakarere. Ibi rero byaje kugira uruhare mu ivangura rishingiye ku bwoko, ubwenge ndetse n'imibereho, ibintu byaje kugaragara ko nta shingiro bifite muri siyansi. Binet rero ubwe ntiyizeraga ko ubwenge ari ikintu kidahinduka, kandi yagaragazaga ko ubwenge bugizwe n'ibintu byinshi, amanota kandi ashobora guhinduka bitewe n'ibihe, imyitozo ndetse n'ibidukikije. Yavugaga kandi ko igeragezwa ridashobora gukoreshwa ku bana bose mu buryo bumwe. Gusa ibyo byose biratwereka uruhare rwa Alfred Binet muri psychology. Uyu munsi Alfred Binet afatwa nk'umwe mu bahanga ba psychology cyangwa se mu by'imitekerereze ya muntu bagize uruhare runini cyane mu mateka. Nubwo yakoze igeragezwa ryabaye ishingiro ry'ibipimo bya IQ byakoreshejwe ubu, ntiyigeze avuga ko ryapima ubwenge buhoraho cyangwa se nyine bwivuka. Alfred Binet yagaragazaga ko ubwenge bushobora gutozwa ndetse no gutera imbere. Icyifuzo cyangwa se motivation, imyitozo ndetse n'ibidukikije nabyo kandi bigira uruhare runini cyane muri iyi ngingo. Ibi byose dore icyo bisobanuye mu muryango nyarwanda. Mu Rwanda, aho uburezi bugamije guteza imbere buri mwana, amateka ya Binet atwigisha ko ibizamini by'ubwenge bigomba gukoreshwa mu gufasha, si mu guca intege abantu. Abana kandi bose bafite ubushobozi butandukanye. Yewe ubwenge si imibare gusa, harimo ubuhanga, imyitwarire ndetse n'indangagaciro. Gusobanukirwa rero amateka y'ibi bipimo bidufasha kubyitondera cyane, tukabikoresha mu buryo burwanya ivangura kandi bushyigikira uburezi bufite ubumuntu. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, Alfred Binet yadusigiye isomo rikomeye cyane. Yaragize ati, ubwenge si ikintu gipimwa n'umubare umwe gusa, kandi si iherezo ry'ubushobozi bw'umuntu. Mu guteza imbere rero uburezi n'imibereho myiza mu Rwanda, dukeneye kureba umwana wese nk'umuntu ushobora gukura, kwiga ndetse no gutera imbere, aho kumushyira mu byiciro bimugabanyiriza amahirwe. Ngayo nguko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Niba wagikunze ukore like, unakore subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Naho utamu kindi kiganiro, njye nari Muhire Psychologist.